yime hanyuma tumubaze gushyiraho kuri telefone yawe wayimpaye yaje wabonye agakuru naguhayeho ka dore imbogo se sha dore imbogo yarapfuye mu bintu by'akajagari ba ariko rero satani ni umugome dore imbogo yari amaze nibura gufatisha dore imbogo yari yarakeye yaramaze kugira icyerekezo cy'ubuzima wabonaga ko akeye pe yarabaye inzobe my dear ikintu cyambabaje ingewe cyambabaje arembye abantu bavuga ngo ari muri comedy nibyo nangiye kubwira kinarabibonye hari n'abavuze bya bintu ujya uvuga by'akajagari ko kuri YouTube niboneye umuntu kuri YouTube arimo kuvuga ati sinumva n'ukuntu abaganga bakibogora batinyuka guha umuntu ngo aze gukinira prank niba ari prank niba ari comedy ngahanga ibyo bintu bya prank byarateye ku ma YouTube nyine abantu bakabikoresha babeshya ariko barababeshya ntabwo arwaye ngo ibikoresho byo kugira ngo by'amafaranga n'ibisa yaravuze n'ibisamba hari n'uwavuze ko ahubwo ngo yakuyemo inda ariko reka mbabwire rimwe na rimwe ntekereza ko izi mbuga nkoranyambaga mugomba kwihangana nyine nge nzita rimwe na rimwe nk'ahantu buri muntu ashyiramo agaragaza ubwenge bwe nubwo hari hagaragaye umuntu uvuga ati nyamara ntabwo afite ubushobozi bwo kwivuza turebe ko twamuteranyiriza ajye kwivuza rwose n'abarimo kubivuga ati nta bushobozi mfite imiti iri kumpenda ase dore imbogo rwose apfuye mu bintu bitunguranye mu buryo bw'amanzaganya pe sasa rero kambabwire rimwe na rimwe hari igihe cyo kuba seriye n'igihe cyo kujya muri blague zanyu n'ibindi umuntu ararembye urabibona arimo ararira ukajyaho ukatinyuka ukavuga ngo ni igisambo ngo nyamara murangira ababwiye ati views zizarikora muranse ubu se nk'abariya babivuze ko amashusho yabo ari hanze barimo kubisubiramo ubu barasaba imbabazi biranugukabya barasenya izo channels zabo hari ikintu cyadutse abantu bagakora icyo bita character assassination nge nabiboneye kuri uriya mwana urwaye kanseri ntuza umwe wavuye hanze ngo ko haje uje gupfa kutapfa mana yanjye urumva imana se ntiyamurwana agakira urabyumva uriya mwana arimo ararwana n'ubuzima arababaye buri kimwe cyose umuntu akajya aho ngaho amwibutsa ko agomba gupfa kandi namwe muzapfa by the way it's a matter of time sibyo nza kongera kubona umugore wa nyakwigendera inzahuke ibibazo yahuye nabyo that kind iyo trauma bwayo kujya gufata umuntu ukamutorutira ugakora ibyo ukora byose umufatanya n'agahinda nza kubona wese ninde wundi nabonye abantu bibasiye mu rwego rurenze kwemera ninde da Platini baramwibasiye ku rwego rukomeye ariko ntibabizi ko biriya ubwabyo bigize icyaha nuko kurega aba bantu bamwe na bamwe akenshi abantu babihorera ariko hari ibintu bakora bagakabya ugiye ku muntu ugiye ku mugore ugiye seriously kandi ikibazo kiba cyugarije umuntu ntawe kitafata pe kandi yari mu nzira y'ubutabera kugira ngo ubutabera butangwe none ukicara ugatangira gusimbura ubutabera ukavuga amagambo njye ndi kwibaza kuri abantu bavuze ariya magambo ko turababona bari kubivuga barahari bari bujye hanze basaba imbabazi bavuga ngo iki se ko bagaragaye njyewe nkubwize ukuri ewe umva reka nkubwire uze kumpa nomero uko abantu niba koko amafaranga ahagera ntange njye kugira icyo ntanga nk'umunyarwanda usanzwe buriya tubonye nk'iya mama we hari nk'iya mama we kuko harimo n'ibisambo biri buyikoreshe iyo ariko nabonye ibitangazamakuru byinshi byatangaje ni iya Gerard Mbabazi uriya yamugezaho arizewe ya Gerard Mbabazi umunyamakuru kuri RB nabonye kuko niwe wa mbere wamuteje imbere kandi ari mu bantu bamuzamuye ari no mu bantu burenze kuba yarya amafaranga ya rubanda oya njye ntabwo nigeze nduta kuri credibility ye ariko ntekereza ko abantu bakwiriye gufasha uyu mukobwa kuba yaherekezwa uyirwanyeho n'umuryango ukagira uko usigara n'abariya abana be bakagira uko babaho afite abana nabonye baberekanye nyine ariko basobanura ati uyu nguyu yamubyaranye n'umuntu wamuhohoteye afite 18 ariko undi ise yaramugumanye Nyagatare uzi ko buriya dore imbogo yari afite ibikomere byinshi n'ubwo yari afite ibikomere pe niyo mpamvu ubuzima bwe butajyaga hanze cyane satani ni umugome haramushimuse wana nabonye hari umuvugabutumwa uri kuvuga ngo gukenyuka birangiye ntabwo njya mbivugaho
kuko bamwe baravuga ni ubuhanuzi buba bwabaye abandi simbizi wenda niba byarabaye ariko umuntu shitani iramujyanye byarabaye iyo umuntu nk'uyu nguyu muto yapfuye aba akenyutse kwa tubyemereye ariko buri muntu agira burya umuntu agira umunsi we ariko buriya imyaka tuba twaragenewe byibuza 70 nyuma yaho abantu bakwiye guserebura ubuzima bwawe kabisa ariko munsi ya 70 ubukenyutse umuntu urabona Gerard Mbabazi amubwira nyandikire yes kuri 0783451518 ariko nanayibaza bagenzi be bakora nari haruguru oya ntacyo ariko iyo nomero bayiduhe tubwire n'abantu bagerageze rwose hari abamurebye muraseka hari abakoze ibiki hari abo yashimishije reka tuba abantu bazima kamera ko bimeze yes kandi ikintu cya mbere burya ukeneye abantu urabyumva mu buryo ubwo ari bwo bwose burya abantu ni imbaraga niko bimeze mugerageze rero turemere umuryango we ibisigaye Imana mwakire mu bayo ntabo bana wenda babone igikoma ndayibonye nimero ya Gerard Mbabazi kamite nyigusukuye yisukumire rwose mbere ko mpamagara Dr. Edison hanyuma urabikora nyuma tuve hano make ndabikora nyuma iri mari namwanditseho ya nimero okay zana Dr. noneho kazane Dr. kuri iki cyorezo kuko nacyo kiri kugarika ingogo mu bindi bihugu niba cyaragejeje amababa yakinangaha ntawamenya gusa namenye ko giteye ubwoba kugira isuku kudakorakoranaho ubwo rero guhera uno munsi ntazitangazo atagira umuntu usuhuza mpintoki mba nakandi imibonano mpuzabitsina y'akajagari iyo nayo muyireke ngo rero akaba ari kakuzankuriza Charles cyangwa se Kenesi ubwo yarari mu kiganiro rirandashe uyu munsi nibwo rero yagarukaga ku rupfu rwa Dorimbogo uburyo yapfuye ku maherere hari abantu bamwe bari kugenda batangaza amakuru yihubihuha bavuga yuko uyu mwana w'umukobwa yararimo kwirwaza bityo rero bakaza gutumana hari abantu rero badatanga inkunga zabo bagira ngo ni za pranka ziwe ni mu gihe kandi umuryango w'uyu mwana w'umukobwa nyina Nsengiyumva Valentina wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Dorimbogo uvuga ko utorohewe no kumushyingura aho yifuje mbere yuko apfa. Ni mu kiganiro rero umubyeyi wa nyakwigendera yagiranye n'umuyoboro wa YouTube witwa Impanuro TV yavuze ko abo mu muryango benshi bifuza ko Dorimbogo ashyingurwa hafi y'aho batuye mu gihe mbere yo gupfa we yari yamusabye kuzamushyingura mu irimbi riri kure y'aho batuye. Uyu mukecuru kandi hagaruka ku burwayi bwe yavuze ko bwari amayobera bwari inshoberamahanga kwa muganga rero kwa muganga bakaba barasanze afite indwara y'igifu ariko ifite inkomoko yakizanye bavuga kandi ko yari afite agatsi kazamura gaze y'igifu ko ariho kari kagiciye ubwo rero bamuhaye imiti cyahise cyoroha ariko nyuma yari amashusho amwabonye ntabwo byagabanutse ahubwo byarakomeye. Umubyeyi kandi akomeza agira ati yarampamagaye ndagenda ngezeyo atangira kumbwira uko bizagenda ambwira ko apfa ko atazakira nkamubwira nti ese ufite ubwoba bw'uko ugomba gupfa urupfu rufitiye ideni. Ijambo yambwiye rya nyuma yarambwiye ngo ntuzarire ndagukunda kandi nawe ukankunda. Nyina wa Dorimbogo kandi avuga ko mbere yo gupfa yari yarasabye kuzamushyingura ahitwa mu Gahondo ariko kugeza ubu ngubu ubushobozi bwo kugera ku irimbi bukaba ari ntabwo kuko kugerayo abisaba gutega imodoka ndetse akaba nta n'ubushobozi
afite bwo gukura umurambo wa nyakwigendera ku bitaro bya Kibuye mu karere ka Karongi aho ushyinguriye. Mu magambo ye rero akaba yagize ati yarambwiye ngo keretse ningwa kure ariko ni haba hafi nifuzaga ko mwazanshyingura kumbura amazi numvaga ko mutazanshyingura aho bashyinguye numvaga ko mutazanshyingura aho bashyinguye titireri bishoboka yashyingurwa aho yifuje. Umuryango wa nyakwigendera rero kandi Nyiransengiyumva Valentine uvuga ko wakifuza kubafasha kugira ngo haboneke amafaranga azafashishwa mu kumushyingura aho yifuje yakohereza ubufasha kuri nimero 0787744041 ibaruye kuri musaza we Niyigaba Theogene Imbogo wapfiriye mu bitaro bya Kibuye akaba azashyingurwa ahitwa Muhondo mu murenge wa Kirimbi mu gihe bamwe rero mu bo mu muryango kubera ubushobozi buke bashakaga ko hashyingurwa ku irimbi ryitwa Mbura Amazi. Gusa rero amakuru atugezeho aka kanya nuko kumushyingura biri uyu munsi kuri iyi tariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka turimo 2024 nibwo rero abari buze kujya gufata umurambo mu karere ka Karongi mu bitaro bya Kibuye. Uyu munsi rero nta gihindutse nkuko amakuru akomeje kugenda tugeraho nibwo rero bagiye kuba bafata uyu munyarwandakazi Dorimbogo cyangwa se Nyiransengiyumva Valentina. Ngira ngo rero nk'umuntu ndetse niba nawe wifashije ushobora kuba wabatera inkunga uyu muryango kugira ngo bashe gushyingura mu cyubahiro uyu mukobwa watanze ibyishimo mu banyarwanda. Iyi ngiyi rero ni Rwanda Ways niyo soko rukumbi abanyarwanda bavuma amakuru yizewe neza cyane 100%. Mwibutsa rero gukanda subscribe niba utarabikora kugira ngo amakuru yose agezweho azajya kugeraho 5 kuri 5. Ngiye mwumvaga kuri Mike, reka twongere kubonana mu yandi makuru ya mukanya agiye kuza. Ciao ciao.